ushobora kubona n'umuntu umwe yaryamanye imbere ko oya si ngombwa siri kuba ari ibiri ngombwa ari ngombwa njye kubaza ibyo wemera n'ibyo utemera oya njye simbyemera wowe ntabwo wowe bishoboka kubera iki kubera ko ari personality yanjye byaba hari ingaruka mbi bigira ingaruka mbi urabizi wowe ibyo tuzi byose nagaruka tubyatubaye none wowe nyine dusobanure none ingaruka mbi ni ukuvuga ngo rero abakobwa batanga avance mbere ntabwo ari byiza tubyita avance kubera ko muri sosiyete niko babyita kandi turi kwigisha sosiyete agambashimira inshuti bakunzi ba Shyaka BTV show uyu munsi tuzanye na Shyaka ubwe kuri kamera ahangaha ariko tuje kugira ngo basubize ibintu byinshi bijyanye bazo Shyaka mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze ugire ikintu ubwira abakunzi bawe kubera ko ubundi urukundo bakugaragarije mu maze igihe kingana cyane icyumweru n'igice ufite abasambo 160 wagira ngo uri Christian ibaze ko ngenda agize abasabi 160 hashize ukwezi ndakubeshe iki umunsi ngira abasabu 5 narabyinye mbyino akantu kakiramo akantu ko kubyina k'umusatura na cerebura none wowe umunsi wa mbere wagize abasabu bangahe umunsi wa mbere nagize abasabu 90 cyangwa 80 nimba umunsi wa mbere 24 hours nimba waragize abasabu 80 I'm telling you ufite potential kandi sinzi ikintu kiri gukurura abantu sinzi nyine akantu kari abakunzi bawe noneho rero hari ibibazo byinshi bibajije bakubajijeho baravuga bashaka gusa nkawe ngo ntabwo ari kwinjira muri privacy zawe ariko bashaka kugira ugira ibintu bumaraho amatsiko muri macyane nko kubibwira bisa nkaho byinjiyemo kugira ngo bakumenye kwari n'abantu bagiye banyakwa akantu k'akanimero sinabwo windi ushyiraho nimero zawe habo se kuki batanyandikira ubwo rero nuko babibonye kuri Magic History TV ariko ubundi bagiye banyaka nimero hari n'abantu bo mu baturanyi diaspora nagara diaspora abandi bagiye bakugeraho ndagira ngo rero uyu munsi noneho tugire gute tubabwire ubundi Shyaka ni muntu Shyaka ni muntu iki kibazo cya mbere babajije banyuze kuri Magic History TV akantu kashongongeye nta kibazo wowe nta kibazo okay murakoze cyane rero Shyaka ni umuntu usanzwe ni umuntu usanzwe abantu bamwe na bamwe babona mu buryo butandukanye hari igihe bo bafite ukuntu bambonye hari n'abandi bafite ubundi buryo bambonyemo hari nanjye uko niyize yego so mu bipimo bisanzwe cyangwa mu bigereranyo bisanzwe ndi umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije uri umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije ibyo bintu abantu bakunze no kubica akarongo bakavatira umukobwa we ni muremure ugereranyije n'abandi niyo mpamvu rero nabasobanurira ngo mu bwoko bw'ubumuga cyangwa se mu byiciro by'ubumuga ntabwo abantu bahuza ubumuga totaloma ntabwo bose nubwo baba ari bagufi ntabwo bose bagomba kuba bari kuri nivo imwe bareshya hari uri hejuru ho hari uri munsi ho hari n'uri munsi ho nanone ariko ni biratandukanye ndabasezeranya ko nzabashakira uburyo ki babimezira nkabaha full package yabyo kugira ngo nunahura nawe uzirinde kugira ibyo umubwira cyangwa se kugira uburyo bumwe cyangwa ubundi umuhungabanyaho yego icyo rero ndumva cyabakiriye basezeranya ko nzabibashakira nkababwira mezire zose ushobora no kuba nawe urimo atarabizi hanyuma uti Shyaka rero ngewe ndi umukobwa cyane umukobwa uri single hanyuma ariko mfite ubumuga bw'ubugufi bukabije ati naho ngomba rero ni nayo mpamvu ngira ngo hari wazanye no projet kugira ngo uvugire abantu bafite ubumuga niyo mpamvu nazanye
poroje yo kugira ngo mvugire abantu bafite ubumuga, kuko umunsi ku munsi mpura nabo, umunsi ku munsi mbana nabo, hari imbamutima zabo mba nzi, hari uburyo babangamirwamo, ushobora gusanga njye ntanabangamirwa ariko bikambabaza kurushaho, nkumva ni byiza ko nabakorera ubuvugizi nanjye mbwikorera, kuko nihavaho imbogamizi kuri babandi navuganiye nanjye bizangeraho nawe bikugereho, kuko hari n'ahantu usanga barashyizeho inzira y'abantu bafite ubumuga, urugero wenda ubumuga bwo kutabona, ugasanga n'ababona barahanyuze, ugasanga ntabwo ari icyaha, ahubwo urumva ko waririye ku munyagasani, siko bavuga nyine wenda ubwo ariko nabivuga, icyo nshatse kugaragaza cyangwa kuvuga ntabwo kuhaca ari icyaha, ahubwo ni uko nawe bishoboka ko ufite intege nke ukahaca, yego, kandi nta bumuga ufite, yego. Bivuge ngo rero nibakuraho imbogamizi na babandi badafite ubumuga bazabigiramo, bizabageraho bibabere byiza, kuko ntabwo wajya kurira esikariye ubona hari ahantu uri buce woroheje, hakoze ukuntu esikariye zizana imfuniko. None se hari n'ikindi kintu tugomba gutekereza, uvuze kuri izo nzira bashyiriraho abafite ubumuga kugira baborohereze kugera kuri serivisi runaka, mpita nibuka ko ubu nanjye ejo nshobora kuba mbufite, nta muntu n'umwe utari umukandida kuba yagira ubumuga. None se ntibibuka ubushize ikiganiro twakoranye na Alliance ko yakubwiye ngo uyu munsi ushobora kuba ufite hoteli utarashyizeho korohereza abafite ubumuga ngo ba-accessinge muri hoteli yawe bahagere bitabagoye, ejo ukagira ibyago, nyabona ntabwo tubikwifurije, ukaba wabura ingingo zimwe na zimwe wari ufite, nawe ukasanga ntiwaccessinze kuri bya bikorwa byawe. Ndibyo birumvikana. Ubu wari utubwiye muri make duhamo n'akantu k'inyigisho. Shyaka yaba umukobwa wize cyangwa n'umukobwa w'intandagira? Ayiwe, ni intandagira se buriya. Shyaka yize gardienne, arangije kwiga gardienne, ubwo twe twabyitaga gardienne murabivuga ari kera cyane. Ubwo muri maternelle, nize gardienne kera cyane, nize gardienne imyaka 2, keka nimba atari 3 ntabwo mbyibuka neza, ntangira primaire ndayiga ndayirangiza, niga na secondaire ndayirangiza, niga imibare, economy na geography, aribyo bita MEG. Yego. Naho wagarukiye? Naho nagarukiye. Uracyakomeza ariko wenda gushakira kwiga? Yego. Nta tuntu tutwa information wagiye ukora? Oya. Ku birebana n'imirimo? Ku birebana n'imirimo rero nakoze imirimo myinshi. Wa mututara? Umututara njyewe niyo mpamvu nkunda umuntu ukora, njyewe nkunda akazi, nkunda gukora, kuko nkunda kuba hari n'umujama wambarije mbese barakora. Ndakora we. Ndakora. Nakoze akazi kenshi gatandukanye, ntanga serivisi nyinshi zitandukanye, abashuti banjye barabizi, abaje rero vuba, abankunze vuba bamenye ko nta kazi na kamwe nakora njyewe, pfa kuba nkashoboye, ikindi pfa kuba utari bunyikoreze ijerekani cyangwa ibintu byo kwikorera, ariko kapfa ko hari n'akazi katangiza indangagaciro wenda voilà. Kuko uvuze akazi kose umuntu agakora, umunyarwandakazi ukunda igihugu cye cyane, bisobanuye ko akazi kose kanyubahisha, kakubahisha, ko katagiye kure y'umuco, nicyo mwica. Hanyuma Shyaka afite umukunzi? Nta mukunzi afite? Ntawe pe. Nta mukunzi ufite? Aruzi. Ntawe. Kuba Shyaka adafite umukunzi byaba bifite aho bihuriye n'ubumuga afite? Nta hantu bihuriye. None se bisobanura? Ni ukuvuga ngo kuba Shyaka ubu ngubu nta mukunzi afite nta hantu bihuriye n'ubumuga afite, kubera yuko
ntabwo navuga ngo naramugize twangana kubera ko mfite ubumuga, ntabwo, ahubwo ni kwa kundi n'udafite ubumuga sasa hivi nawe ubu ntawe afite, none se umubare uragufite namugira okay we bwaciyemo, ariko uko tureba uramufite cyangwa uwo wiyitirira n'abandi, njyewe wajya njyenyine ntawe mfite. ufite uwazanye n'abandi? Ntawe mfite. uravuze ko wajya njyenyine? ni ukuvuga ngo kugira ngo wenda twebwe twizere ko ari uwawe wenyine, nuko muba mubana mu byizere byacu. niko mwe muvuga agomba kuba ufite abataha? oya ntabwo ari ibyo ufite abaregisiteri? ntabwo ari ibyo rero umva mubwire, ni ukuvuga ngo kuba utari mariye uba ukiri ku isoko ushakisha, uracyari gushakirwa, none waba udatendeka kuko numva wenda ushobora kuba ubafite ariko ntawe urafata gahunda. ntabwo nendeka. ushobora kuba ubafite ahubwo batonze umurongo ariko utaragira gute, ntawe urakubwira gahunda ifatika, ukaba ari kuvuga ko nawe ufite ariko utendeka. nta n'uwo ntendeka ubagarira yose kuko utazi irizamera. ubundi umuco mwiza tugomba kubagarira yose kuko tutazi irizera n'irizaronga. noneho wa wundi wamaze gufata decision ukaba ari we. reka dufate duhindure ikibazo rero, uri kubagarira ngahe? nta na rimwe rero muri icyo kibazo gihari, nta na rimwe ndi kubagarira. ureba n'imvura iri kugwa nkabona ntaje nkabagara. agashaka ubwo ntabwo bazabona ko ari rege cyangwa urimo urabona. ntabwo ndi kubafera. ariko ejo bundi kugira ngo n'ibibazo tugenda tubisubiza tujye tuba serious, nubwo tubivuga wenda turi kujokinga, ariko hari abantu benshi bagiye babimaza pe kubera cya kiganiro bamaye kuri Magic, kandi akavuga ati jyewe ndamushakamo umukunzi w'umukobwa, ati jyewe ndamushaka. hari nabo nahaye, hari n'abava hari nabo nahaye, hari kwiganjemo abarundi, higanjemo abantu bari muri Tanzania, cyakora harimo n'umukanadi umwe. nasi ntarabakwandikiye? haranyandikira ariko ibyo ntibarabimbwira, barambwiye ngo naba wenda nuko uri nyerera mu cyaro. reka dutegereze. kandi nabizi ubonye mu diaspora. abakobwa muri aba diaspora barahize. ntabwo ari icyo ngicyo. hanyuma rero ibyo ngibyo byose turabyumvisha, ubwo nta mukunzi ufite, ubwo babandi bitegura gutanga kandidatire nababwira iki? bandike ubwo mpaye guhahita n'abazajya bambaza nimero zahinze bajye bajya kuri Shyaka BTV Show bakore subscribe, like, share, comment na nimero bazajya bayisangaho. iyi nimero wayishyizeho? kwashimishije ko ni mu kazi kose. none se Shyaka aracyabana n'ababyeyi cyangwa aribana bijyanye n'ubuzima tuzi dusangiye aho isi igeze? aracyabana n'ababyeyi? yego njye mbana n'ababyeyi. ubana n'ababyeyi? ufite amahirwe kuba ababyeyi bose bahari? oya mfite mama. ufite mama? nakubwiye ngo turakubaza ibyo byose bakubajije kuri Magic History TV. nta kibazo. hanyuma Shyaka afite abavandimwe bangahe? mfite abavandimwe batatu. ufite abavandimwe batatu? abahungu batatu. b'abavandimwe? ufite umukobwa mu bahungu batatu? njyewe ndi umukobwa umwe mu bahungu batatu. ubwo birumvikana yuko baragutetesheje. naratese njyewe. ariko si mbere yuko mubazi kabazo ntiwabanza ukanaba hapisi abavandimwe bawe cyangwa babakurikirana? nibo bafana ba mbere mfite. abavandimwe banjye, mama wanjye, mwese ndabasuhuje, nongeyeho n'abashuti banjye mwese ndabayambiriye kandi ndabakunda. noneho twagiye rero kwa Shyaka. Shyaka iyo yarimbye aba yambaye ate? Shyaka iyo yambaye neza, Shyaka rero iyo yambaye neza aba yambaye ikanzu igeze ku birenge, ariko oya ntabwo ibitugu nta yindi igeze ngera agaruko ya yindi igeze ku birenge, ariko idakubura hasi, imanutse neza, ifitinze, icyo gihe inyegereye. icyo gihe ngewe mba nambaye neza kandi n'ahantu hiyubashye ngiye. ntabwo njyayo ngo ngende nambaye utwenda dutoya tugufiya utwumva numva ari utwenda dusanzwe two gukorana, ugiye kugura inyanya ku gasoko, utwo nyine. Shyaka igihe uzamubona yagiye hari ahantu njya henshi hatandukanye, mba ngomba kwambara
kugeza ku birenge nkambara neza muri ubwo buryo n'agakweto kegutseho nyine nkajijisha n'abantu agahiriza hafi aho none Shyaka ryambara nini idakabije iri munsi y'amavi ujya ukubitamo akantu kagera munsi y'amavi njya ngakomamo cyane ntabwo burangaza abantu ntabwo mbizi ubwo abarangara ntabwo ndababona abantu barangara barangaza gute njye ntabwo ndi ikigusha abandi ntabwo uri ikigusha hasi ubwo wishyizemo akabini se ntabwo ari mini ni ibiri petetre tuyita petetre ubundi mini buriya ibigeze hano hejuru y'amavi ariko iyo uri munsi y'amavi iyo iri hejuru y'amavi ntabwo nayambara kubera iki ntabwo mbikunda hari aho bihuriye n'ubumuga ntaho bihuriye ni ukuri rero nta hantu bihuriye njye nuko ntabikunda Shyaka natubwira umunsi we ukuntu umera iyo yaruhutse waruhutse utagiye mu kazi urabyuka ugakora iki ugakurikizaho iki ukabigenda utubwire hobi yawe utubwire ikintu urangariraho gutyo umunsi wuhereye mu gitondo ukibyuka mu gitanda ukuntu umunsi wanjye rero umeze nta bintu biri protokole birenze biba birimo ahubwo umunsi wanjye ubwo nyine ngiye nkunda kuryama iyo nta kazi mfite ndaryama nkasinzira neza nyine nkaruhuka noneho igihe mbyutse urumva njya gukaraba amaso nkaborosa ibintu nk'ibyo bisanzwe nyine biri normale nta extra ibiriho ubwo nkahita ntangira akazi ko mu rugo musanzwe muze nyine umuntu wiriwe mu rugo aba agomba gukora akazi gasanzwe guteka amasuku ngiye nkunda gukora amasuku saa 9 z'ijoro za nimugoroba urumva iyo mbyutse ntabwo nyine buri wese agira porogaramu yiwe kubera yuko njyewe nimugoroba nibwo mba numva mfite imbaraga furu rero nkora iyo mbyutse ntegura ibyo kurya nkagira gute nkakora serivisi zindi zitandukanye saa 9 nkakora amasuku nimba ntangiye gukora amasuku saa 9 bimereza kuba saa 11 ndi bujye mu guteka ibya nimugoroba stile ejo ku manywa n'ubundi haba hameze neza kuko impamvu mbikora ayo masaha ntabwo nkunda kuba ndi gukora ku muntu yinjira asohoka cyangwa se bantuma ikintu ntabwo mbikunda ahubwo ya masaha bose baba bagiye nko kuryama bagiye mu kazi kabo ngiye nkunda gukora ibintu nta muntu nderanje nta muntu ndistabinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko uzi ukuntu bivuna kuba bibaye ari extra nyine ibintu bije gutya ku kanya nta kibazo ndabyihanganira ariko urebye nabi twabishwaniramo hari abantu bajya bavuga ngo Shyaka yagira amahane nibyo nta muntu utagira amahane mu buryo bandi kubaza Shyaka muri njyewe rero Shyaka nyashyakuye ngira amahane pe araburiya ntaho bihuriye ni nk'uko n'undi udafite ubumuga agira amahane ariko hari ubwo bavuga ngo abantu bagufi bagira ukuntu bagira mekanizme de defense no kwihagararaho cyane n'ibintu by'ishaza we muntu uri aho ngaho rero udafite reka mbese rero rero kuri ako kantu we muntu uri aho ngaho udafite ubumuga ukaba utajya ubaseriye nta n'ikintu buriya nta hantu bihuriye niyo mpamvu umbwira ngo ese ko warezwe neza ukarererwa mu gituza cya mama ugakorera muri basaza bawe bakuru bakagutetesha aya mpano arava ni umuntu nyine arivukira nabo baragira hoya arivukira bivuge ngo personality ariko nanjye ninda nko gushyiraho kamera ukenda kumubita uzi ibyo nzabi ariko umuntu umenyereye abona ko ariyo lave yanjye abona ko ndi umuntu nyine nubwo nakubwira agomba kumenya uko ntwara nyine akavuga ati nubwo agira amahane ariko murabimwumva abandi bashaka gutera noneho twagiye Shyaka n'iryo arabimva ariye akumva ariye neza aba ariye iki igihe Shyaka rero aba yumva ariye neza aba ariye umuceri utundi tuntu nanjye tuvuge Shyaka nyine kugira ngo abe ariye neza iyo ndiye umuceri n'imboga
imboga dodo zikaranze nyine bisanzwe nta protokole nyinshi yagiyemo, hakajyamo udushyimbo, inyanya nyinshi mba ndiye neza. Ibishyimbo especially ishyizemo indagara barumva bameze neza indagara. Ariko sinkunda inyama, ushobora kuvuga ngo abantu benshi bakunda inyama kuko sinkunda inyama, akunda indagara. Ndabivuze mwe mami kuri indagara kuri indagara ubwo ni ibintu byari byose n'amafi, ibintu nk'ibyo byo mu mazi nibyo nkunda. ushaka kuba ufite ibiciro byo hejuru. Ntabwo ari ibiciro byo hejuru, ese ifi iroroheje se n'iy'igihumbi ntiboneka. Ifi y'igihumbi dusigaye turya tomusoni. Twazi tomusoni tugiramo menshi. Tomusoni ntabwo agiramo, ariko nyine shaka kurya neza kwe nuko aba yariye ibyo mu nyanja, akarya umuceri n'ubugari. Ariko simbivange nyine, iyo nariye umuceri mba numva ari sawa, niyo nariye ubugari mba numva ari sawa. Ariko ni n'utwo tuntu two mu nyanja nyine. Ariko nanone si kurya ibiryo nariye bidafite ibishyimbo, nanone mba numva bitari neza. Ukunda ibishyimbo? Sika aho kandi tujya kugahuza. Hanyuma urisindisha? Oya, ntabwo mbi. Kubera iki umuroka? Ngenda umurokore mu mutima wanjye, kuba nta nk'ibisindisha nta wabimbujije. Umurokore mu mutima wawe? Yego. Ntabwo ndi umurokore bimwe twita umurokore hano byo mu idini, ahubwo ngiye mu mutima wanjye ngenda umurokore. Ntabwo ni ukuri ndi seriye. Noneho nyine nicyo gituma utanywa ibisindisha. Nta muntu wabimbujije, ariko nuko ntabikunda. Ariko biramutse bibaye ngombwa nk'akave ruje ushobora gusoma? Ntabinywaho mana yawe. Ariko hari umuntu wagusomesheje ushobora gusoma? Ntabwo njya. Ntabwo mufite itegeko rikuri inyuma rikubwira ngo nuko ntabikunda gusa. Okay, nk'umurokore mwene data rero, tubwira umurongo uri kugufasha muri iki cyumweru. Nubwo wenda utawudusomera, ariko urawutubwira umurongo icyanditswe kiri kugufasha, kiri gushyira mu mwuka. Icyanditswe kera Imana yanjye ko bibaye byinshi mu mutwe se. Ibyanditswe bitabyisukiranya. Byisukiranya nzabibabwira ubutaha. Ubwo kuko Imana yakunze ari mwiza cyane, ubwo nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ibyanditswe bikubana byinshi mu mutwe, ku mubiri bivanze, ariko hari n'ibiba bigomba kuba ubwabyo wenda bifite biza mbere y'ibindi. Kubera ko ubwo ni mu rukundo rw'Imana bivuga ngo ntabaza ndagutabara, mwereke ibiruhije utamenya. Aho ni muri Yeremiya. Ntabaza ndagutabara abantu batinda. Ubwo rero uri umwigisha, aho uba ujya wigisha abantu mu bijyanye no kwizera, ukaba wabwirizamo, wasoma nk'igice. Nabeshya abanyarwanda. None ntabwo wigeze uba ari mu karismatike gazi? Ibintu by'idini ntabwo ubyinjiramo cyane. Ni ukuvuga ngo mu idini, kuko ndi umukatolike, ikintu nakoze nabyinnye mu kiliziya, turanze kubyina cyane. Uri umukatolike wabyinnye mu kiliziya? Yego. Kiba bigeze no kuba muri regiyo. Wabaye muri regiyo? Regiyo Mariya. Warasenderejwe? Oya. Ntabwo urasenderejwe kuko numva zudafashe. Ikintu nakoze cyane, icyo gihe nagiyemo mpita nsa nk'udeviyaho, njya ku ishuri cyane, sinabikurikiramo, ariko ikintu nakoze cyane cyane nkiga no muri Gardiyane, urumva ko n'agafaransa karimo, ni ukubyina. Ni ukubyina? Ubwo ushobora gutega amaboko, barabizi cyane. Uzi gutega amaboko? Cyane. Abakunzi bacu kakandi bavuga ngo incanshirire. Kakandi bavuga ngo gukomeza inzira watangiye ngo bicike intege. Ngenda umubyinnyi ndanabikunda. Ibyo byose kugeza aho ngaho abakunzi ba Shyaka BTV Show bya bifuzo bari bafite
ndumva iby'ibanze bisubije ahandi wenda tukaba twinjiye mu birenze cyane ariko hari icyo ntari busimbuke uraza kwihangana kandi ukidusubize udaciye ku ruhande. Ndabizi neza ko wabona ko mubaza ibintu bijyanye na relationship urabyanga pe private ariko waje kuri kamera oya nyine none izo private ze zirimo nizeye wavuze ko utagira ariko mbwira ububi bw'umugabo udashobora gushaka mu buzima bwawe. Ububi bw'umugabo ngiye nta nimba wizi ukabuvuga ati ndi ku isoko nkeneye umuntu ariko umuntu umeze gutya ABCDFG ntabwo mbona abana nawe. Urakoze cyane ndigomba ushize kuri magic ushize bireke ushize narabivuze ariko ubu ngubu noneho reka nongere mbisubiremo ngiye nkunda umuntu ukora ukunda umurimo. Ntabwo ibyo ngibyo nakubajije ngiye nabajije ikibazo ububi bwe ubwo ufata ubigire ntabwo ndi kubaza ibyo ngibyo wowe izo nzira za bugufi uba ari zuma ndi kukubaza musubize koresha ubwonko ububi donc nizeye inequality umuntu yaba afite ari umugabo mu bantu cyambere cyatuma tutabana nuko yaba ari umusinzi. kuba umusinzi kunda manini kuko abanywa inzoga bose si abasinzi icyo tubikibeho kiriyo. Cya kabiri abanywa inzoga bose si abasinzi ntabwo ari abasinzi nibyo batubwire ubu uri kubanga umuntu ari umusinzi ni nawe uvuye ko nyuma ndabajije ntabwo mbajije ahubwo urabihamije ko nyine njye ndi sure ko kuko njyewe nanyweye inzoga ntabwo narekura umukenke ntarasinda bose wanjye njyewe urumva nakanyoye niyo mpamvu abazungu bavuze ngo abanyafurika turabagira inama yo kutanywa inzoga ko nta munyafurika utayinywera gusinda. barahari uzi umuntu ushobora kunywa inzoga ntasinde. Dukomeze ubwo agomba kuba atari umusinzi nubwo yaba agasoma bivuze ngo ni kugasomaho ntibikubangamira. Ntabwo bibangamira ariko agomba kuba atari umusinzi. Kabiri icya kabiri agomba kuba akunda umurimo. Abaye adakunda umurimo ntabwo twashobokana. Umuntu udakunda akazi w'umunebwe ntabwo twashobokana. Icya gatatu agomba kuba akunda Imana asenga. Umuntu udasenga ni mwabana nyine agomba kuba hari ibikorwa bigaragaza nyine agomba kuba akunda Imana. Abaye adakunda Imana ntabwo byakunda. Kandi adakunda Imana si urugero uzapimiraho ko umuntu akunda Imana uzarukura. Hari ibi nyine kuba asenga already akagira umwanya wo gusenga. Umuntu udasenga ntabwo mwabana. Noneho n'umwe Pawulo bavuze umuntu udasenga ahubwo abantu babandi bafite kanatire ngo banamenye yuko bagomba kuza bahishatse idini babijyamo. Ntabwo gusenga ari ukujya mu idini. ese wasengera utagira idini niwawe wasenga ni ukuvuga ngo hari umuntu usenga aba azi neza ko umuntu ari ikiremwa cy'Imana kandi agahita yubaha abantu kuko asenga Imana. Niyubaha umuntu azaba agiye muri kote yanjye nyine azananyubaha njyewe ubwanjye. Ikindi kingiyeho nasenga aziyubaha nk'ikiremwa cy'Imana. Ubwo ni uvuga ngo rero kuba asenga akunda abantu akunda ibiremwa by'Imana yubaha abantu. Abaye atubaha abantu bye Yego ko nakandi kakanuvuze atubaha abantu no kuvuga ko gakomoka ko umuntu asenga. Nje niko bifatanye. Aje ari umuvuga butumwa usatura wabya wahitujyamo neza. Ese icyo bisobanuye reka ntiyibagirwe ko nanjye mfite amahitamo yanjye. Nawe ufite amahitamo kuba yakubwira ko yamunze ntabwo bisobanura ko nanjye namukunze.
noneho ngaho kugira ibyo byose hari n'ibindi, hari ibindi biza hafi. Ibyo ni byo by'ibanze, ibindi byose nabyihangana. Udasenga, umusinzi, ibindi byose wabyihanganira. Udasenga ntimwabana, umunebwe ntabwo mwabana. Mbese ubwo twabaho dute? wari wakundana n'umuntu mukagera ku rwego rwa fiyansaye? Byabayeho? Harya fiyansaye byagenze ute? Fiyansaye ni igihe mama yatangiye kuvuga ati ariko buriya twanatana mu mago. Ndamusuhuje. Byabayeho? Yarapfuye? None wapfushije ubwo? Pole sana. None si ibyo bitekerezo hari abatabigira rata? Oya ariko mwarabivuganye poroje yarinjiyemo ko turanye mutaranganya. Oya ibyo nabyo. Ako mufite ngo no kubana. Anyway, reka noneho dukomeze kuri icyo ngicyo. Ubwo umujyo wawumvise. Ushobora kubana n'umuntu mwararyamanye imbere yo kubana? Oya. Kubera iki? Subiramo neza n'ubwe. Ntabwo ari byiza kubera yuko icyo gihe uba wagiye mu nshingano zitarabi zawe. Ibyo nimba gusa gushyiramo ubwenge bw'ishaka kwigira umutagatifu nturi Yesu. Wowe ukomeze. Aho uza kwigira Yesu. Oya twebwe turi kwigisha. Cyakubeshya. Ntabwo ndi kubeshya abanyarwanda. Sibyo. Kandi mu mugisho wa Gikristo ntabwo ibyo tubyemerewe. Ese ntabwo bibaho? Bibaho, ndabizi ko bibaho. Ariko batera amabuye. Bafite impamvu zabo, ariko njye ndi kubabwira ibyiza bya kutabikora. Uzi ko hari umuntu wavuze, ni Brian warabivuze. Yaravuze ati umuntu n'umwaka ari mukamaga kabiri kwa gatatu. Akakwima ujye umenya ko anabishe burya nicyo kintu barimo ahunga. Icyo gitekerezo uracyumva? Icyo gitekerezo cye ntakigumana, afite impamvu yakivuze. Ntabwo namusenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa njye guteraho ngo mvuge ngo impamvu yavuze ibintu ni akazi kiwe, ariko njyewe bategarugori hari ubusiko bwose abari b'i Rwanda ntabwo ari byiza. Ubwo bose bagomba umuco w'ubusugi. Umva komereho dukomereho. Ubwo ikibazo gikurikira wacyumvise? Kihorere. Uko wanabeshye. Ntabwo naguteranye n'Abanyarwanda. Okay. Ubwo icyo ndagisimbutse nabo bazi ubwenge. Impamvu ikimbujije kukibaza nuko kitari ngombwa. Ni ukubera ko wanga kuva mu mutego wo kubeshya. Anyway, reka noneho tuvuge iki. Hari umukobwa ndahaye ikiganiro mu bihe byashize amubwira igitekerezo numva anguyeho. Urumva ko wowe bitandukanye nawe. We yarambwiye ati sinshobora na rimwe n'umusuma kuba nabana n'umugabo tutararyamana. Ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, ni impossible. Ariko ntabwo uciye mu ijambo. Weho nka Marcel ufite ibyo wemera? Yego nyine. None se ubihuje n'abandi bahungu bose? Hari igihe ariko mba nkeneye kumenya icyo abandi bavugaho, nicyo kintu cyatumye nkubaza gutyo. Ubwo rero ubumvishe wowe aho uhagaze. Ku bwawe kubona turi mu bintu nyine bijyanye no gushaka no kugira ko nawe ndizera ko uri na mukuru ugeze ugashyiramo uravuga ati twe twiza tubikiri gardiyeri. Ni gardiyeri. Ubu bikana kureze. Ubona ari ibicuma umuntu akwiye kwiga cyane uw'umukobwa akwiye kwiga mbere yo kujya gushaka urugo. Donc akwiye kuba azingatiye kabisa, akaba afite bagage izamutsindagiza mu rugo rwe. Icyambere agomba kuba afite kwihangana. Kwihangana nicyo cyambere. Icya kabiri agomba kuba afite kwizera. Ni ukuvuga ngo wowe n'uwo mugiye gushakana agomba kukwihanganira ko nta muntu w'umutagatifu ubaho. Naramuka nta kwihangana afite no kwizera
azahita agaruka, azahita ataha. Icya gatatu, amenye kubaho mu buzima nyine bwiwe atikompara n'abandi. Yego. Nunyurwa ubwo harahita hazaho no kunyurwa, ntubone runaka Marcel umuntu wiwe yamuguriye baze ute wumva ko Claude nawe ari bukugurire baze. No, ahubwo nyurwa na ya musazi yawe bakuguriye, unyurwe nayo, iririndagara nkanjye bikunyure, ntiwite kuri runaka ngo byagenze gutya. Ibyo byose ntubikurikiza, ngiye nziza kuzakwasa neza, uzarwubaka. Uvuga iki ku birebana ubundi mpamvu ndi kukubaza kugucarenginga nyine, ariko mpamvu gucarenginga nuko nabonye ufite umunwa uzi gusesengura ibintu kandi mwumva urimo uravuga utuntu tw'ubwenge. Cyane cyane abakobwa bari mu kigero cyawe ntabwo bazi ubwenge bwishimira numvisha ufite, kandi urabona ugiye ubibona no muri comment arafata umara kuno kanazi ubwenge kakana akana kazi ubwenge nivuga kana ntubabare n'imvugo z'ubu ngo uvuga iki ku bintu bijyanye no gusezerana icyo bita karamata? Gusezerana karamata mpamvu ikintu nikubajije, hari umuntu ngiye nemera ko ari umuhanga, nuko wenda bamwe babipinga ibyo birabareba, ariko ngiye nemera ko ari umuhanga. Yaravuze ngo ikintu bita karamata ubundi ntikibaho ku bantu, kuko umuntu abashobora urumva wowe wambwiye uti hari defu tuma ntabana n'umuntu, kandi dushobora gushaka no munsi nkaba ntari umusinzi ariko nkaza umusinzi mu myaka 5 tubana. Ubwo bivuze ngo niba uri kigende kuri amahame yawe turatandukanye. Ariko wibuke neza ko navuze ngo kugira ngo wubake neza ugomba kugira kwihangana. Ubwo wabyihanganira se? Nzo ntabwo wasubirwe. Nonese ko n'umucecekeje mumbaza ikibazo cyose ni ukuvuga ngo usibye n'ubwo businzi twemeranywe ko hari ibintu umuntu atakwihanganira. Buriya singira ngo wanabivuze byinshi, iyo uvuze ngo umuntu yasinda ashobora gusinda akarwana akagukubita, ashobora gusinda akaza yanduranya, ashobora gusinda amafaranga yose mwakoreye akayamarira mu nzoga, ntaguhahira akakwicisha inzara, ibintu nk'ibyo. Buriya wavuze dukeya. None rero ubwo mbaye nk'uhumuye amaso yawe ngo urebe ibintu byinshi, ahubwo ko harimo n'ibyo utashobora kwihanganira. Ubwo rero ni ngikomeza ikibazo. Ubwo rero akavuga ati ibintu byitwa karamata, yubwiye umuntu ngo tuzabana karamata ngo cyangwa utandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero, ubu mubeshye kuko hari n'ibindi bintu byabatandukanye atari urupfu, cyangwa se mushobora gutandukana n'urupfu ruzanywe nawe. Icyo gihe ntiwategaga hano kuko ngo muzatandukana n'urupfu. Ubwo urumva ko probability ubundi ingana na rimwe, probability yo kuba mushobora gutandukanira hari, sibyo? Uravuga iki kuri ako karamata rero abantu basezeranya abantu kandi tubona ko hari bishobora gutandukanya abantu? Rero reka njye uko mbyumva numva ko biterwa nyine n'imyumvire, cyangwa se bigaterwa n'ibyo mwebwe mwumvikanaho cyangwa setinze nka goals wenda se. Ariko ibigendanye no gusezerana sindasezeranaho ngo mvuge ngo hari ibyo na promisinze umuntu runaka. Tuzabazanira umuntu wasezeranye atubwira ibyo basezeranye n'impamvu basezeranye. Noneho option yanjye noneho rero uwo ngo twumuzana impamvu basezeranye nuko ariko byubatse mu madini menshi, niko byubatse n'iki. Ikindi kiraho nuko nta twese turi abanyarwanda, cyangwa se twese tuzi uko hanze bimeze. Biranashoboka ko kwa kwihangana wihangana bikanga. Ntibishoboka se? Birashoboka. Hakaba hari ibyo waravuze ngo ibi nibi akaba yarakweretse ko atabikora, ariko nyuma akaza kubikwereka, akabikwereka nyine mwarangije nuko gusezerana. Bisobanure ngo rero hari igihe wihangana ukagera aho ariko ugasanga ntuzihanganira inkoni, uzihanganira inzara, wenda wabasha kujya kwikorera ukabona ibyo kurya, ariko ntuzaza ngo ukubitwe, cyangwa ntuzabona umuntu yahinduye imico, wenda yagiye mu ngeso mbi. Hanze aha hari ingeso mbi z'uburaya iki, kuko hari abantu benshi kandi bagaragaza ko
basohowe nko mu nzu zabo cyangwa se bagasohorwa mu byumba byabo bari basanzwe babamo bakinjizamo indaya, hakabaho umuntu utabasha kubirekonesa ngo abyakire cyangwa se arebe nyine uburyo bwo gutanga. Ni ukuvuga ngo rero nibyanga rwose ntuzatege umutwe ngo bagukubite, uzagende, kubera yuko niba ukunda umuntu ukora ndikubona ibibazo byawe byabaye byinshi, hari uri no kwibariza saba bagutunge gusa, ariko dukomeje aho ngaho. Ntabwo nakubwira ngo tega umutwe bagukubite ngo nuko rwubakwa, ngewe kuri option yanjye ntabwo nabishobora. Ndumva hano nari kugusha rero buri igitekerezo ngiye mfite kuri ibyo bintu bijyanye n'urushako, ngewe mba numva batuzanira kontara nyine uko mbyumva, ariko nyine nagira ngo numve wowe igitekerezo cyawe kuri ibijyanye n'akaramata. Si ukuvuga ngo wenda mu kwinjira mu rugo twebwe twamaze kubibona ko hari ibintu umutima w'umuntu utakwihangana, turabibona yuko no kuba watandukana n'umuntu kandi mwabwiranye akaramata birashoboka, hari n'ibintu byinshi byatuma bibaho. None nagira ngo ngewe numve rero wowe donko, kubera ko abantu nyine bafite amatsiko y'ukuntu bumva ibintu, bumve nyine mindset yawe ukuntu yubatse, cyangwa wenda wari utaratekereza ngo ugezaho nakwihutaniye, ariko ngewe mba numva contract tukavuga ati imyaka 2 cyangwa 3, ngewe na Shyaka imyaka 2 cyangwa 3 tugiye kugerageza turebe ko tubana, duhuze ingeso zanjye, duhuze nize n'ibimacinga, tuziyongeza indi 3, n'ibimacinga twiyongeza indi, akakuzajya muhora musinyura musinya, ntabwo musinyuye ahubwo contract irarangira. Kufata jewe ndari kuvushira wanjye numva twakomeza tukabana, arangiza mukajya gute mukongera mu gasinyende. Iyo no option yawe kandi igitekerezo cyane urashobora gute? Ntabwo nagisenya kuko wowe ufite impamvu yatumye utekereza icyo ngicyo. Rero n'undi nawe ashobora kuvuga ngo ngewe byose nzabikora, nzemera bakubita umutwe ukaziho, nzagenda nihahire. Ese nta basazanye tuvuge se ko badashwana? Gushwana byo ni ibisanzwe, ushobora gushwana n'umuntu mukiyunga ngo rero ibigendanye n'ayo masezerano buri wese numva yaba afite uburyo bwiwe abitekerezaho, ntawe naza kugumura cyangwa nze ngo mubwire ngo kora azakora, buri wese bitewe n'amahitamo ye. Ntekereza ko byaba byiza abiganiye n'umupartnership wiwe, noneho bakagira uburyo ki babyumvikana. Turakumvise rero ibyo byose amakuru mfite nuko uri hafi, ahubwo amakuru mfite nyine nuko uri hafi kwerekeza muri izo nzira, muri iyo miryango, nubwo wakwabyuka ntabwo ntawe ntabyo nzi ntanteranye. Reka rero tugushimire Shyaka kuri Shyaka BTV Show, tugushimire ko uratuganirije wajya gukunda kutuganiriza ku biganiro by'abantu bafite ubumuga. Uyu munsi nasibye twibanze cyane cyane ko wumva ibintu, wumva ku birebana na relationship, ibintu abantu bakwibazaho, bibaza kuri Shyaka ni muntu ki. Rero reka tugushimire, ndizera yuko n'ikindi gihe nabwo nidukenera kugira iyo tumenya n'ubundi nzabasobanurira nta kibazo, uzatubwira. Sawa rero ndizera yuko n'ibihe byiza. Murakoze cyane. Abantu barakora subscribe, like, share, comment kuri Shyaka BTV Show, mukomeze muduhe inyunganizi. Impamvu turi aha ngaha numva naje ntari kuri ya pati tugomba kuganiraho cyane, twagiye no mu buzima busanzwe. Ese Shyaka ukunda, Shyaka ushyigikira, atekereza mu buhe buryo, yumva ibintu bimwe na bimwe mu buhe buryo. Niyo mpamvu twaje kugira ngo tugire ibyo tubasubiza. Murakoze rero, nakagaruka, bye bye.